USC TV mukore subscribe ya kuri YouTube channel yacu update cyber USC the update special camp mu magambo arambuye. Alright, tukaba dutangiranye na wa mukebyi w'amazi kabuhariwe agiye gukora urugendo rusaga ibirometero 200 mu mazi. Ubu ngubu natwe umupaparazi wacu akaba yinjiyemo indani, tugiye gukomezanya uru rugendo. Alright, tubabwira ngo USC TV murayirebaho mu nguni ko yanditsemo, muramureba uwo ni umwozi kabuhariwe. Murareba ko urugendo rwacu ruratangiye. Umupaparazi wacu wari uri California niwe watwoherereje ano mashusho, aratubwira ati ubu ngubu noneho mbazaniye amashusho mashya muyahe abakunzi bacu ba USC TV ndetse n'abakunzi ba update cyber, barebe ese isi tubikiye iki mu mazi. Iki kiganiro cyangwa se ino bara nkuru, iyi ni part 1 cyangwa igice cya mbere. Nyuma tuzareba n'ubundi bukungu buba mu mazi bano ba diver bagenda bavumbura. Turaza no kubereka ibintu bitandukanye mugiye kurebamo hano. Uyu mugabo agiye gukora urugendo rwe kandi rwatangiye, aho abandi bakora ingendo n'indege n'amamodoka, we agiye kurukora mu mazi atembera yerekeza hakurya. Umupaparazi wacu yakoresheje bya byuma byitwa ama drone ariko zikorera mu mazi, noneho zitwara noneho aho iyo drone ariyo irimo irakorana uru rugendo n'uyu mudiveri cyangwa se dive mukebyi w'amazi kabuhariwe. MC update and MC cyber akaba ari bo barimo barabagezaho. Tubibutsa ko icyo dushaka kubereka hano ni ubuzima bwo mu mazi. Abakurikiranye kuri USC radio, iyo nayo ni radio yacu ikora, aho twababwiye ko ibintu byose byo mu mazi twigeze kubagezaho icyo kiganiro, ndetse n'icyaciyeho ejo saa 9 kuri radio, aho twababwiye ubuzima bwo mu mazi. Twababwiye ko ikiganiro kizajya gica kuri radio yacu, kizajya gica no kuri kuri TV. Muramureba noneho mujya mubona imisozi myinshi ikunda kwitwa ibisiza, hande bakunda kuvuga ko haba haragiye hakamamo amazi agakamukamo agashira. Mukunda kubona iyo misozi uwo mugabo arimo aratemberamo. Bantu mwe mwitegereza ibi bintu turimo turabereka, biteye ubwoba kuko ntago wakumva ukuntu umugabo nk'ungu yakora urugendo rwo mu mazi ava ahantu hamwe yerekeza ahandi. Iyi ni USC TV, mukore subscribe bakunzi bacu. Right, murabireba ko umugabo urugendo ruracyakomeje, turacyajyana nawe tugenda tubereka, mwitegereza neza indani. Twanze kubaha amashusho y'igice no kubazanira babandi bajya muri piscine ngo bakamaramo iminota. Oya, twabazaniye wakoze urugendo. Abapaparazi bacu bari California, turababwira ati Kongs update cyber twababwiye ko ikorera ku isi yose. Ni ikigo kinini cyane, ati ni ikigo kinini cyane. Tubibutse ko n'uyu mupaparazi wacu n'umwe mu ba Navy cyangwa se niba kabuhariwe mu bijyanye n'amazi, ni umumarine muri make cyangwa se ni igikeri frogman. Yes, no uyu mugabo no, yes, ni umwongereza. Ni company yambariye Classy, ni mu Bwongereza, yabayeho 1964. Ni company nayo imenyereye gukora za equipment cyangwa ibikoresho bijya mu mazi. Muramubona none angaya arimo kuva mu gihugu cya Honduras ajya kuri muri Texas. Urana ko ni ibice byose bikora ku mazi. Ubundi waciye agahigo, wari waraciye agahigo mu koga cyane, ni umuturage w'umunyajamaica wari waraciye mu nyanja. Murabona ni inyanja ya Pacific na Atlantic iri hagati ya Amerika zombi, hari America Latino na United States of America. Wari waraciye agahigo rero ni umunyajamaica nyine woza inyanja akaburukira ku nkombe za Key West muri Miami, ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None hanga rero nibwo none urumva uwo yogaga nyine
byari nk'akazi kubera ko urumva yari arimo traveling ava muri Jamaica ajya muri Amerika. None aba ni babandi babigize umwuga bakora n'ubushakashatsi mu mazi. None ngaha uwabayeho wa mbere waciye agahigo ngo nyine yogeraga mu myobo y'ubururu iri mu nyanja y'umutuku. Uwabayeho yes ngo ni umunya Egypt, umudive w'umunya Egypt wabayeho nyine bwa mbere ku isi, ngo yogeye mu cyobo kirekire kiri mu nyanja y'umutuku muri Red Sea. Muracyakomeza mureba uwo mugabo neza ko ageze ku yindi si iri mu mazi. Nimba mubireba neza yahereye hejuru amanuka, ariko mubonye undi mwobo yinjiyemo. None murabona n'ahandi hantu ageze. Ubu tuvugana turababwira ngo uru rugendo ruracyakomeza. Abantu ntago mwari mwabona ibiri imbere, nibyo biteye ubwoba. Aba bantu tuzagenda tubihuza na za Illuminati zacu, tubabwira uburyo izi mbaraga ahantu ziva n'izi nganda. Muzagenda mumenye impamvu arizo zambika bano bantu. Murabona ko neza ari mu mazi, ariko niba mubireba neza harimo andi mazi. Mubyibazeho, reba amazi ngayo wagira ngo ni ku nkombe y'amazi. Ayo mazi usanga amenshi aba arimo gaze. Aho ngaho mubona hameze nk'aho wagira ngo ni ku nkombe y'amazi. Reba ko buri mu mazi ariko ukabona indi nkombe. Mwe murabyirebera, ntago ari ibyo turi kubeshya. Iyo usanga ari gaze iyo ngiyo mureba. Aracyakomeza urugendo yerekeza he? Yerekeza ahabi, kuko wari umaze kuvuga ko harimo aragenda ava nyine yahagaragara. Urabona ko nta hantu urahuriyemo n'abandi, ariko yasi nk'uko mugenzi wanjye yabwiraga ati ibisiza ni hahandi nyine ubona amazi aba yarakamye nyine hagasigara ari ubutaka buri aho nyine, ukabona ni ibintu bishinyitse by'ibibuye birebire cyane. Urabona ko hari ahantu yagiye abereka yaciye akanyura no mu biti nyine. Inyanja zirakama, hari hamwe byagiye biba ku isi, nabwo icyo cyegeranyo tuzakibakorera ahantu inyanja zagiye zikama. Then yababwiraga ko ari mu bintu bimeze nka acide cyangwa muri gaze. Urabona ko yageze ahantu hadasanzwe kabisa, ariko nyine wakwibaza ukuntu siporo ugusanga gipima metero nka 30 cyangwa 60, kandi biratwita cyangwa se birahaka nk'ibiremwa. Biratwita, niyo mpamvu byitwa mamos, kuko gutwita nyine ni uko ababyeyi nyine. Ubwo sinzi impamvu bakize ikibye nyine, cyo kiratwita kuko gitwita amezi arenga y'umuntu, niba nibeke neza hagati y'amezi 12 na 18. Murareba ko neza arimo arabinyuramo. Ibyo bikunda kuba biri mu nyanja hagati bihagaze, kuko ibi bifi iyo biriye kiriye nyine kikagenda kikamara igihe ahantu, kikongera kigasubira hejuru gufata umwuka, kikongera kigagaruka. None mwibaze umugabo nk'uyu nguyu unyura muri bino bifi. Murabibona ntago ari ukubeshya, birimo hagati mu nyanja, bikunda kuba hagati mu nyanja. Reba ukuntu bingana. Tubibutsa ko submarine zakozwe bagendeye kuri ano mafi. Nimba mubireba neza kimeze nka submarine neza. Bwa bwato bw'Abanyamerika bw'intambara bugendera hasi mu mazi. Tubibutse ko nibi ngibi ngo biruhukira ku musenyi hasi w'amazi. Nyine ho bavanye iriya reference ya submarine. Cyo ntago gishobora kujya ku nkengero cyangwa mu hagati. Nyine iyo gishaka gutuza kijya ku musenyi hasi. Turagushima ya paparazi wacu rango karafani yutuje. Ubu ngubu natwe turi mu kazi nyine nk'uko nawe umaze igihe ugakora. Urakoze cyane. Natwe ubu ngubu twafashe hasi hejuru turimo turasobanurira abantu ibintu ukuntu bimeze. Yes. Alright, mureba ko uwo mugabo aracyagenda anyura ku mafi atandukanye. Twarayababwiye za jellyfish, tubabwira za catfish, twaberetse amafi menshi cyane atandukanye. Twaberetse za starfish, tuberekana za weedfish, yahura na za shark, yahuye n'ibiremwa bitandukanye. Noneho duhukiye kuri beach. Duhukiye kuri beach, yani nakubwiraga nyine hari ibirometero 200 mutagira ngo twabeshya. Angahe ingukiye ni muri Amerika, kandi twabwiye ko yaravuye muri Honduras. Harimo distance kabisa n'ahantu harehare, ariko nyine mwumve ko abangaba niba mwabyumvishe neza, twababwiye ko n'abantu bakabuhariwe mu mazi, bo bagenda bagakoramo ubushakashatsi bw'igihe kirekire bitwaje ibyo kurya n'umwuka. Noneho abangaba akenshi abari n'abatoza b'ingabo muri za zindi zabigize umwuga kurwanira mu mazi. Turacyakomeza tubereka ibintu bidasanzwe. Mwiboneye abakebyi b'amazi. Noneho mu gice cya kabiri
turashaka kubereka neza noneho uburyo bano bagabo bagenda bavumbura imijyi imwe n'imwe iba yaragiye iburira muri izi nyanja, kuko inyanja zibitse ubukungu bwose bw'isi bwabaye mu mateka, aho usanga hari imijyi yagiye izimira kubera nyine amazi yagiye arengera iyo mijyi. Muzabonamo ibi statue cyangwa se ibibumbano tukunda kubereka biriya biri ku isi bitangaje, ariko hari n'ibindi biba mu mazi. Murabona ko n'abakobwa nabo baroga. Turashaka no kubereka ibindi bintu imijyi yagiye ivumburwa, amato yagiye yibira. Ni ibingibi biraza guhura neza na Bermuda Triangle, tushaka kubereka ko nabyo still ni mu mazi. Niyo mpamvu dushaka kubihuza, muraza kubibona next y'iki ngiki kuri USC TV. Tubitsa ko mwakomeza gukora subscribe, muzabona uburyo aba bagabo bagenda bavumburamo ya midari ba yarabuzwe, yaragiye ibura, abami barayitaye cyangwa se ikajugunywa mu nyanja bitewe n'ibintu byagiye bibaho, cyangwa se uburyo ubwami bwagiye busimburana. tuko ubuyobozi bw'ibyo bihe byasimburanaga. Rero niba mwabibonye neza nabo bahurira mu mazi, murebe neza ukuntu abantu batandukanye, ahantu abadayiva n'abozi basanzwe batandukaniye. Urabona ko hari abantu baba barimo bishimisha, hari n'ababa bakoramo ubushakashatsi, ariko hari n'ababigize umwuga. Kuko niba mureba neza, uyu umanutse, uyu nguyu ufite oxygene atandukanye n'uriya, kuko urabona uriya wambaye umukara yabigize umwuga, we afite inkweto n'amarinete gusa, ariko abandi bafite pumo cyangwa ikintu bakoresherezamo nyine bahumeka. Urabona ko barimo baragenda badepa, hari abarimo kwishimisha niba mubireba neza, ariko hari n'umunyamwuga. Reba bo bafite ama oxygene ariko we ntayo. Urabona ko we ni nyine n'umuntu wabigize umwuga, abo twise ba divers cyangwa se ba frogs. Urabona ko harimo abantu benshi pe, harimo abantu benshi. Ibi ni ibintu byagiye ahangaha. Urabona ko hari abantu baba bafite n'intwaro mu mazi kuko baba barimo bishimishirizamo, ariko uyu nguyu kuko yabigize umwuga, we mwabonye ko aca no hagati y'inyamaswa z'inkazi cyane na n'ubu ngubu. Urabona ko nyine tu urabona hari na urabona nyine batarabigize umwuga baranikanga mu mazi. Ariko niba mwabibonye we yagiye ahura n'abantu benshi akabahigamira, ariko bo baramubonye bagize ubwoba, dore batangiye n'imirwano, baratorotse. Reba bikanze bo, ntago mu mazi babigize umwuga nyine, murabibona. Aranamwihorera arikomeresha. Urabona ko ni umuturage wambaye nyine, urabona ko nta n'ibikoresho by'amazi afite, ntabyo ni abakunzi bo koga. Murareba ko n'amato yaba bari hejuru nyine, amayaci ni bamwe mu bakire baba bakunda koga. Noneho turacyakomeza tubereka amateka y'abozi cyangwa se abakebyi b'amazi, ariko tukiri muri za si zo mu mazi, kuko mu mazi naho ngo ni ikindi gice cyangwa se n'indi si, kuko habamo ubuzima bwihariye butandukanye. Murabireba neza, tugiye kubereka amafi atandukanye. Bano bagabo uko boga cyane bagenda bahura n'ibintu bitandukanye mu mazi, kuko buri nyanja iba ifite agashya kayo. Niba mubireba neza, barimo baragenda bagwa muri za jellyfish. Murabona ibyo ni ibiryo by'amafi, ngo ni seafood cyangwa se ngo wize imijyi yagiye izimira. Ibyo byose mu gishya cya kabiri muraza kubibona. Mwe mukore subscribe kuri USC TV, mujye mwibuka kongera USC TV Rwanda cyangwa se Nyamata. Murareba yo n'amato yagiye azimiriramo, murabona ko yagiye arohama. Ibi biraza guhura na Bermuda Triangle, nayo tuzaza kubereka, kuko nabyo ni ubuzima bwo mu mazi. Ibyo twagiye tubibabwira, kuko bahita ngo nimba ari muri Devils area kandi ni mu mazi, ntabantu bajye pfiriya ngo banyura mu mazi. Okay, urumva icyo dushaka kwerekana nuko twerekana ko aba bagabo bahura n'ibintu mu mazi, ukibaza umuntu muzima yagira ubwenge bwo kunyura muri aya mazi, kandi mubona amazi abitse byinshi. Mwajye mubona abanyura mu mafi manini ku isi, ifi kumira ikakumira bunguri. Muracyabona ibi bintu, mwebwe mujye mukurikirana bino biganiro tubakorera, muzajya mubihuza
nta kintu tubereka kitazahura n'ikindi. Bituberetse bizajya bihura na bya bindi tugenda tubereka. Tuzabereka n'ibindi biremwa biba mu mazi. Iki ni igice cya mbere. Ati ni igice cya mbere. Nzi nk'uko arimo babwira nyine ahangaha umukozi wacu, umukozi wa yusa cyangwa ari mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika twahababwiye. Ahangaha arimo arakora ubushakashatsi, arimo aranakorera masters mu bushakashatsi bukorerwa mu Nyanja. N'umwe nawe wakoze aka kazi ko gukorera akazi mu mazi igihe kinini. Turagushima waho uri muri Sunbus. Yes, ahangaha mu bushakashatsi bw'amazi ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye kabisa. Mu mazi ni danje nk'uko no mu kirere muzi ko nta muntu wese ujyamo. Ni ahantu hadakorerwa ubushakashatsi na buri mukirisi ibyo wabigize umwuga. Alright, tubabwira ngo aba bagabo barabigize umwuga. SCTV cyangwa se Update Special Camp TV mwatubona. Mukore subscribe, tubibutsa ko iki ni igice cya mbere na kabiri iri mu nzira. Hasta la vista. Hasta la vista, peace.